The zonga is being zonged. Uwazongaga ari kuzongwa. Ubundi dosiye ya meya yatangiye mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 umwaka uje 2024. Habaye dege ebyiri ku rwibutso. Bahamagaye meya wa Nyanza na madame meya Ntazinda Erasme aserukana umugore abantu batamenyereye. Bikavuga ko yiyegereje Ntazinda amubwira ko yoherejwe n'inzego kumurinda. DPC Musonera Eugene bageze kuwo bakekaho ko yaba yarahari yaragize uruhare muri jenoside bararumwima. Umwaka ushize Nyanza hafashwemo abantu bari barakwepye ubutabera barenga 20 na bakatiwe na gacaca bakaba bakiri mu karere. Uyu mudamu witwa Tante wabaga muri PSF nubasigaye afite ibindi bintu ayobora bikomeye, afite uruganda rwitwa Zirakamwa, ikavana amata muri koperative yitwa Rurangazi. Iyi Rurangazi ya Nyagisozi akaba ariyo yakoragamo Mutabaruka. Iyi Rurangazi igakoregita amata mu baturage. Biraza bite rero? Uzirakamwa ikadekarara ko amata yapfuye, ikabwira koperative nayo ikabwira iki aborozi. Icyitso complicité yo muri koperative ni Mutabaruka. Mutabaruka akora muri koperative Rurangazi ariko akaba ya Tante nyiriki nyiri Zirakamwa. Uyu Tante afite uruganda nirwo rwiwe abaturage araje nawaje muri visite gukemura ikibazo. Ubwo kubera ko yari yambaye impuzu nyinshi yari PSF akaba na vice president wa Njyanama. Hanyuma bamaze gutanga ayo mabwiriza mu karere kose, haza uwitwa Ndayisaba Jean Claude Alias Gisimba tangira gupakira nta cyangwamo. Imodoka ze zigera gufatwa amakamyo 2. Ahamagara wafashe izo modoka avuga atariko wa muntu we uri muzima, izo modoka uzari izonde use Gisimba yigize Gisimba wakwitonze. Arazibererekera ziragenda. Uyu Gisimba uvugwa mu musaruro wa Nyanza akagira umukwe ari we wari advisor wa meya. Uyu mukwe wa Gisimba advisor wa meya nyuma ngo yaje kuba ndagitifu w'umurenge. Dore ni Rusu umukururi. Ni Rusu umukururi. Iyo iriya ikira kintu kitaba ku rwibutso. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe. Twizera ko mukomeye tukomeza kubakomeza nyuma y'icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ya minsi 100 turacyayirimo, turakomeza kwihanganisha abo yagizeho ingaruka, umuryango nyarwanda n'isi muri rusange n'abantu ku giti cyabo bose turi kumwe. Twari tumaze iminsi nkuko nabibabwiye, twari tumaze iminsi tutabonana kubera ikibazo cy'uburwayi. N'ubu ngubu ntabwo biragenda neza ariko tugomba kugerageza tukabyitwa rarikamo. Nababwiye ko hari amatopiki menshi, ari ingingo nyinshi zagiye ziza nkabona ari ngombwa ko twaziganiraho hano. Byose tuzabivuga, ntabwo ari isiganwa, byose tuzabivugaho. Ikiba gikenewe nuko nanjye ngerageza kwerekana uko ntekereza ibintu. Nabwiye ari kuri case ya Moses, ari kuri case ya Rwanda Revenue gusoresha iby'ubukwe, ari kuri case ya meya, iyi niyo tugiye kuvugaho nonaha.
ubushize nari nagerageje mu kabaraga gake nari mfite ngerageza kuvuga ku bya statistique nongera gushimira akarere ka Gicumbi kabaye akambere mu turere tw'icyaro nyuma y'umujyi wa Kigali. Nyuma y'umujyi wa Kigali kabaye aka kabiri mu kurwanya ubukene, kandi nibaza ko bizanagira kuko Gasabo irusha Gicumbi 2.2. Muri Gasabo ni 11 ngira ngo 11 n'igice kimwe, hanyuma Gicumbi abakene ni 13.2. Katwizere ko bitazasubira inyuma, ahubwo intumbero nuko byakabaye niba Nyarugenge ifite 6, ACV y'ubutaha yakajerekana ko muri Nyarugenge ari 0, wenda ikaza Kicukiro ikazana 3, wenda Gasabo ikazana 5, Gicumbi ikazana nka 6 gutyo, cyangwa naho bigomba kugana, ariko haba hari eforo nyinshi zigenda zikorwa. Ikibazo gihari nukuba izo gahunda zigenerwa abaturage kugira ngo zirwanye ubukene zigera ku ntego gute. N'ikibazo cya VUP, ikibazo cya Girinka, ibyo biri mu bintu bicungwa nabi ahenshi bigatuma abaturage baguma inyuma. Hari n'ibindi byazamuye byatumye bizamuka nko kugaburira abana ku mashuri, byarafashije n'ibindi. Kongera amashanyarazi ageze kure. Abantu benshi barabizi ko agace kagezemo amashanyarazi ibintu birihuta, imirimo ikaboneka, abogosha bakogosha, abasya imyumbati bagasya, ni byinshi. Cyo kwishimirwa kuba u Rwanda rugeze kuri 90% mu kubona amashanyarazi. Ni cyo kwishimirwa, nayo ni imbarutso y'iterambere. Kera hari umuntu waririmbaga, hari ikiganiro cyitwaga imbarutso y'iterambere. Good. Reka nere guca kure cyane natake meya wa Nyanza. Ikiganiro ndagikora nitonze ko kirimo ibyiciro byinshi, ninanirwa ndahagarika nzakora igice cya 2. Meya wa Nyanza ufunzwe ubu utari mu maboko ye. Kera twize umwandiko witwaga mu Giswahili witwaga Mwindaka wa Mwindwa, aho bavuga ukuntu Gatabazi wari yaramenyeye guhiga utunyamaswa dutoya, yagiye mu ishyamba agiye guhiga nawe birangira ahubwo inyamaswa nini zimuhizi. Iyo mvuze uwo mugani Mwindaka wa Mwindwa, hari n'undi mugabo w'inshuti yanjye akavuga ngo the zonga is being zonged. Uwazongaga ari kuzongwa. Ibyo byose nibyo ndi kuvugira kuri meya wa Nyanza Ntazinda Erasme. Urwego yarariho, ariko kuri no saha yatawe muri yombi ari mu gitondo, inama njyanama imukuraho iterana nimugoroba nka saa 11. Aho icyo ni kigaragaza ngo ese wa muntu wigishaga abandi kubahiriza amategeko, ese we amategeko yamwubahirijweho? Yakuweho yamaze gutabwa muri yombi. Noneho bigahuza nuko akarere kari gasanzwe. Ni dosiye nini cyane. Muri dosiye ya meya harimo ibimureba ku giti cy'umuryango we, cyangwa ku giti cye nk'umugabo nkatwe twese. Ibyo turabigendamo gake cyane rwose. Twongere turebe noneho ibimureba ku giti cye ariko byafekta ubuzima rusange bw'abaturage baba ba Nyanza baba abigihugu. Hanyuma noneho tugera mu bijyanye n'imiyoborere n'ibibazo by'akarere muri rusange, byose byitirirwa meya. Aho ngaho byose turashyira hanze. Impamvu ndagenda buke, ubundi dosiye ya meya yatangiye byose byabyutse mu kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 umwaka ushize 2024. Icyo gihe mu kwibuka abantu benshi barabizi, nubwo bitamaze igihe, habaye dege ebyiri ku rwibutso. Iya mbere nuko bahamagaye meya wa Nyanza na madamu
Meya Ntazinda Erasme aserukana umugore abantu batamenyereye, umugore w'inzobe y'icyakaka muremure, kandi umugore bari basa abantu benshi abanyenyanza bari bamuzi, ni umugore w'imibiri yombi. Ngira ngo no mushize nubwo mu gihe cya kampanye yari mu bakandida ba PL, nubwo ashobora kuba ataragiye mu kwiyamamaza inshuro nyinshi kubera ko bari bafite ikibazo, umubyeyi wabo yari arwaye kandi yamaze no gutabaruka. Claire yabisubiyemo, yari marene wa Claire. Nyirabukwe wa Meya yari marene wa Claire wa undi twasuye i Nyamiyaga. Nuko babona Ntazinda azanye umugore atazi, biciraho mu kanya bahamagaye DPC Musonera Eugene, ageze imbere aho yakabaye ashyira ururabo kumva, protokole imwima ururabo. Ngizo dega zabaye icyo gihe, byaravuzwe. Icyahise gikurikiraho uwo muntu wa mbere washyizeho inkuru yashyiragaho titiri ivuga ngo ninde wasenyeye Meya. Nyuma yikuraho inkuru yavugaga ukuntu ibyo bimaze kuba Meya yahamagajwe na Mwuka akajya kwisobanura, ariko titire yavugaga ngo ninde wasenyeye Meya. Ngewe icyo gihe nahise mvuga ngo ahubwo Meya ari gusenyera nde, kuko ikigaragara nuko Meya ari kumwe n'umugore utari uwe. Yego, ntabwo twari guhita twibaza ngo ninde wamusenye. Ashobora kuba n'urwe ruhagaze ariko ahubwo we agasenya izindi. Ikigaragara cyo Meya naje kubikurikirana asanga Meya ni nkaho ntawe yasenyeye. Urugo rw'uriya mugore rusa naho ngo rwari rumaze igihe n'ubundi rusa n'urutariho, uriya mugore w'inzobe y'icyakaka witwa Rusi. Amakuru menshi avuga ko adaherukana n'umugabo, ngo yagiye kwiga i Musanze amara y'imyaka n'umugabo yishyura, aza nta diplome, ntawe uzi niba yarigaga. Hari n'andi avuga ko yabanje kwikoza muri Canada, hari n'avuga ko ngewe aho uriya mugore atuye narahageze mu Busanza hirya yo kwa Ubwenge buza ubwenge, ndi mu kazi Peti, hirya yo kwa ndi mu kazi Peti nahageze. Uriya mugore ndakurikirana menya aho umugabo akora mu kigo gikomeye kiri muri ako karere n'ubundi batuyemo. Bivuga ko bafitanye abana 3, ariko uriya mugore nta nubwo Ntazinda ari we wa mbere ayobeje ubwenge. Ibyo mubimenye, ntabuze abagabo 4 cyangwa 5 muri iki gihugu yasitaje uriya mugore. Nanjye gukoresha terimi igoranye, nanjye itazankoresherezwaho, ariko nanjye vuga ngo siwe wa mbere yarindagije, ariko je retire ma parole. Ariko kuri Ntazinda ni umugabo, twese turabagabo. Agakwavu k'ishyamba twese duhora tukavuga hano, nta utakarya pe benshi, ariko ntabwo karirirwa mu ruhame, ntabwo ari ako kuzana muri jaride, ntabwo ari ako kuzana ahantu. biriya bintu mbizi. Reka mbivuge kuri kese 3 ku bantu b'abategetsi baba barigeze ku bijyanye n'ishoreke. Reka tubyite gutyo. Mbere ya Ntazinda Erasme Meya wa Nyanza kusohokana umugore mu gikorwa kiri officiel, akazanamo umugore utari uwe, ni ubwa mbere abikoze. Niwe wa mbere nzi mu Rwanda. Undi muntu muri 2003 mu matora muri kampanye ya perezida, hari undi mugabo wari umusirikare afite atunze umugore nawe w'inzobe nk'iri, ariko utari muremure, ariko umugabo w'uwo mugore yari afunzwe. Aho bitandukanye na Meya wa Nyanza, nubwo muri kampanye uwo mugabo yagendanaga n'uwo mugore ufite umugabo ufunzwe, uwo mugabo nta jambo yabaga afite muri kampanye, kwari ukwicara gusa.
byabonwaga n'ababizi kuko ngewe nari muzi ari uwo mugore ari n'umugabo we, ariko barazaga bakicara cyokora byagera mu gusabana mu kubyina, wa mugore akagenda aramutsa abantu rwose, ariko nta protokolo irimo ihambaye. Icyo gihe muri kampanye uwo mugabo nta jambo yabaga afite, ariko sinibaza ko yashobora kuba yahaguruka bavuze ati hari umuhango runaka bakavuga ati kanaka nyakubahwa ministre cyangwa generale ngo hagurukane na wa mudamu. Gusa nyuma byaje gutungana nuko uwo mugabo yarapfuye, ariko nyuma wa mugabo wari muri gereza yatanze gatanya babana byemeye n'amategeko, ariko icyo gihe 2-3 byari bitaraba. Iyo ni case imwe. Indi uwo ntari buvuga izina, we yari nka perezida w'inteko, noneho umugore yari afite mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ntibabyumva kimwe, ntibajyananamo muri uko kuzamuka. Murabizi ko uko umuntu azamuka, abantu benshi baba abagabo cyangwa abagore, hari igihe ugenda uzamuka umuryango ntuzamukire rimwe nawe. Niba wari umuhinzi wari umuhinzi ukaba meya, umugore wawe mu mitekereza akaguma akaba umuhinzi, nawe ukajyana n'abajyana n'ubumeya. Umugabo rero wari perezida w'inteko, uko bavuga imihango myinshi perezida w'inteko bagomba kuvuga ngo perezida w'inteko na madamu. Iyo habaga hari igikorwa kiri bukenere iryo jambo ngo perezida w'inteko na madamu, habaga hari inzego protokole yagombaga kujya gushaka wa wundi wa mbere, ariko yari afite undi, ariko uwo wundi yari afite kuba atari uwisezerano, ntashobora kumuhingutsa mu kirori. Inzego zajyaga gushaka wa wundi wa mbere, iyo aho ubwo si batatu nkubwiye. So kuri Ntazinda we ni special. Ubwo akadipisi ndakaretse ko twabikozeho kenshi, tuzongera tunabigaruka, ariko ndanga ko ikiganiro kiza kuba kirekire. Ibyo rero bimaze kuba, inkuru ya mbere irasibwe, iya kabiri noneho isibwa twayibonye, turatangira dutera imetero, turasesengura abantu, noneho n'abantu batangira kutuzanira amakuru. Na Ntazinda tumusaba umwanya, dupanga kubonana bigapfa, rimwe na rimwe duhurira i Nyanza, rimwe na rimwe duhurira i Kigali, rimwe na rimwe duhurire nibura ku Ruhuha kuko umuhanda wari umaze gukorwa, nuko biranga. Ejo bundi twagiye kwa Karere rya Nyamiyaga, twagiye mu gihe nzi ko hari kuwa gatatu. Yego, hari kuwa gatatu ni nk'ibyumweru 2. No, ikiganiro cya Karere kimazeho iminsi 9, hashize ibyumweru 2. Yego, hashize. Twagiyeyo habura iminsi ngahe, abana bari mu bizamini. Yego, bari mu bizamini hafi rwose, habura nk'ibyumweru runaka byo ngo twinjire mu umunsi tujya kwa Karere nabwo meya nari namubwiye. Yego, twari tumaze n'iminsi tuvugana yarampamagaye, tumaze gukora cya kiganiro na wa mugabo hari wa United, wa utoye kore, nabwo yatangiye kumpamagara, yaragezeho we ari we ukeneye ko tuvugana. Turabipanga nk'abagabo biranga. Cyagiye tujya kwa Karere nari namubwiye nti ndaje, yari yarayanyemereye. Ngezeyo ambwira ko habonetse urgence mu murenge wa Mukingo, ya Mukingo ni hari za Gatagara, kandi ibyo yabimbwiye deja nageze muri Nyanza mu mujyi ngomba kugaruka Nyamiyaga. Ntabwo rero nari ambiye ko abonetse, twageze Nyamiyaga kwa Karere ambwira ko ari Mukingo za Gatagara, ntabwo byari gukunda, ntabwo nari kuva hariya Muyira ngo ngaruke za Gatagara kandi twaciye iya Bugesera. Yego, Meya Ntazinda tuburana gutyo. Ubwo iyo mpamvu mvuga iki kiganiro nkikora nitonze, nuko ndavuga ku muntu wagize ibibazo abagabo bose bashobora kugira, kandi umuntu twapanze guhura. Ubu ngubu sinzi ibyo ari kumbwira iyo twubonana, nuvuga ngo nditonda, hari ibyo ushaka kuvuga wenda iyo duhura yari kumpa ibisobanuro nkabireka, cyangwa se akanyongerera n'ibindi, ariko ubu kuri no saha atari mu maboko ye ndagenda buke. Iyo aza kuba kiri meya, hari ubundi buryo nari kubivuga, ariko urumva ejo batazavuga ngo ni umugabo mbwa useka imboye, kuko na mbere hari ibiganiro najyaga nkora ku bantu bari mu bibazo. Ntabwo
ndagenda ndoroshya kubera ko niba yaragize naramuhamagaye akanyitaba nkamusaba randeva akemera bigapfa, hanyuma nawe nyuma nawe agashaka ko tubonana nabwo bigapfa kubera akazi, ndagenda buke. Ariko nuko dosiye yatangiye kuva icyo gihe cya Rusi we ni amateka maremare. Ariko impamvu navuze ba bagabo batatu bitandukanye na Ntazinda, Joseph yakoresheje terime yitwa ngo ni Sumbawanga. Sumbawanga ngo ni ahantu babwanika, ntabwo ari ubunyobwa. Uyu Rusi nakunze kubabwira ko ari akasamutwe, ndi kubona twiti ya Uswa Kimu ivuga ko igaragaza hari ifoto ya Rusi yifotoreje muri ya mabendera, yifotoreje mu birango by'igihugu biba mu biro bya meya. Urumva ko ari dega. Uyu bose azakoresha abantu nari nayiguhaye. Donc nuvuga ngo penalty yakoresheje meya abagabo benshi bayikora, ariko mu ruhame byo birarenze. Impamvu nari mvuze urugero ijambo rya Joseph Akuzwe Umuremyi w'umuryango mu nama y'umutekano, ikiganiro y'isi nama y'umutekano, Sumbawanga yayivugaga nk'ahantu bahora babwanitse. Donc isaha n'isaha uragenda ugafata ugakora ibyo ushaka, ntabwo ari ubunyobwa. Ikigaragara mu bantu batekereza cyane ibya bintu bitagirirwa facts, nuko iriya dega kugira ngo uyikore bisaba ko hari ubwenge, hari pourcentage y'ubwenge uba wamaze gutakaza. Kandi bivugwa ko Rusi yagiye kwa Ntazinda amubwira ngo hari andi makuru numvise ngo hari inzego yiyitiriraga ngo akajya akoresha n'ibiganiro, akajya no muri za njyanama kuzihugura, ariko nanone bikavuga ko yiyegereje Ntazinda amubwira ko yoherejwe n'inzego kurinda Ntazinda. Noneho ubwo ni nako byatangiye, asa naho Ntazinda acitse mu rugo rwe, igihe cyose akaba ari kumwe nawe, weekend free time, rimwe na rimwe banataha akaboneza aho ngaho mu Busanza, ariko ngo hakaba n'ahandi hantu bajyaga bajya za Gikongoro mu bintu bijyanye sindabyita ngo Imana yanjye nuko nko gucisha, kanyite gutyo, gucisha, kubaza, guhanuza, bakabuka ibyotsi, ibintu nk'ibyo. Donc harimo ikintu cyo gukoresha imiti idasanzwe. Nkanibaza ko aricyo cyaba cyaratokoje ubwonko bwa Ntazinda akemera gukora iriya dega yo kugaragaza umugore utari uwe mu ruhame, nta wundi urabikora. Agakwavu k'ishyamba mwasohokana muri mwenyine, mukicara muri bingaro mwenyine, ntiwagatahana ubukwe, babyumva? Ntiwagatahana ubukwe, ntabwo bagutumira ngo kazane, ntabwo baguhagurutsa ngo ukagurutse. Bana yanjye bagabo, ibyo byabaye mbere ndacyasi nyine kugira ngo bize. Iriya ni dega ahubwo arakomera, uriya mugabo arakomera nuko bamaze umwaka nyuma ya biriya. Inkuru bakimomo nuko inkuru imaze kuvaho turagenda turasesengura, abantu bagenda batubwira buriya ahanini Ntazinda yatinzeho kubera ba pare cyangwa pare umwe. Burya umuntu agira abapare bapare batatu mu buzima. Hari pare wo muri batisimu, hari pare wo igihe cyo gushyingirwa, kuko hari igihe ujya gushyingirwa wenda uwo mu batisimu yarapfuye cyangwa yarahinduye idini, ariko hakaba na pare wo mu kazi. Ugira Imana hari igihe pare umwe ashobora kuba hombi, ashobora kukubera pare mu gushyingirwa, akanakubera pare mu kazi. Ashobora kukubera pare muri batisimu, akanakubera pare mu gushyingirwa. Ntazinda rero yagize amahirwe, abo bapare cyangwa umwe muri abo bapare amurwanaho, naho ubundi uriya munsi ntiyari kuwurenza, ntabwo ari kuwurenza. Hanyuma rero
ibyo bitangira kujya hanze, amakuru araza impande zose, abo bakoranaga bakambwira, abo babana bakambwira, abo mu muryango waho yashatse bakambwira. Impamvu nasabaga guhura nawe nuko hari ibyo numvaga nanjye bingoye, kubibika bikangora, kubivuga bikangora. Mvuga umugabo mugenzi wanjye musaba amarandevu, none bamutwaye tutarabonana. Bakambwira bati dore umudamu arakorera amafaranga makeya atarenga 500 agomba kuyakuramo ibyo gutunga abana, ngo hanimo na credit. Noneho amaye ntibaza nkumva biragoye. Ikigaragara cyo ikishoreke yaragikize kuko byari byamaze kumenyerwa. Iyo abari ukizira biba byarabaye umwaka ushize akimara kubikora. Ibyari bisigaye no kumenya no kujya muri vare bakareba ngo akarere ka Nyanza kare kayoboye gute, cyangwa se n'umugore we akaba yabasha kwitabaza inzego zikuriye Ntazinda akazitakambira avuga ati dore ubuzima mbayeho. 500 usibye inzu wenda na minerivare, ubwo ibisigaye 500 aravamo kwishyura amazi n'umuriro, umutekano, isuku n'ibishingwe, kugaburira abana, kubambika, transport na communication no kwishyura credit. Ibyo bintu ni too much. Ibyo bintu ni too much. Ni too much. Kandi noneho bigaragara hari na gihamya zuko hari ahandi yagiye. Ibyo donc ntabwo navuga se nguki kugaragaza inshoreke mu ruhame egari kwemera ko waciye umugore inyuma, niko nabyita. So ubwo rero ntaho yabikwepera. Noneho nk'umuntu w'umuyobozi uziranye n'abandi bantu banakomeye, ntabwo ibyaba ari byo kujya muri shamayaje. Kandi umugore we n'imfura ubwo yaginjeje makeya, agenza makeya kugeza ageze ahantu. Icyo mbashimira nuko couple ya Ntazinda, couple legale ya Ntazinda n'umugore we w'isezerano yari nziza, yari iryoshye. Kuba Ntazinda yari muri FPR, umugore akaba muri PR, nta kantu keza cyane. Hari abandi bavuga ngo uru rugo rwo n'urwishya, reka icyo ni ikimenyetso cyiza cyane. Kandi Ntazinda muri kamere ye no mu bundi buzima busanzwe ntabwo akunda kuronda ngo akarere cyangwa iki cyangwa ishyaka waya. Ndamuvuga nk'umuntu nubwo tutabonanye kenshi, ariko afite na se w'imfura. Iwabo ndahazi, nagezeyo na Ntazinda atarabameya, kuko umusaza Nikodemu yarafite ahantu yafite imirima tuburiramo imbuto y'ibishyimbo. Twajyaga tujya kumusura mu murima kenshi, we twanahuye kenshi. So icyo cyo nicyo kwishimirwa. Noneho rero ubwo reka twinjire mu bijyanye n'akazi, twinjire mu byaba bifitanye isano n'akazi byakora kuri meya hanze yibye ku giti cye n'umuryango we. Ubu tugiye kuri pati imiyoborere, ibibazo muri Nyanza, kandi byose byitirirwa meya. Icyambere bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, imyibukire, imikurikiranirwe y'abayikekwaho, Nyanza yagize specialite nyinshi. Icyambere icyo Ntazinda yakoze ku rwibutso, aserukana umugore utaruwe. Icya kabiri, dega ya DPC bamwima ururabo. Nuko DPC byagenze, Musonera Eugene kuvanwa simbizi, gukurikiranwa n'inzego zimukuriye, ariko kuri no saha ntasubira mu kazi, ntaburana, ntiyirukanwa. Cyo ni ikindi. Hari aho bihurira, meya nta ruharagira, nta nama atanga kuri cyangwa se amakuru abo muri protokole babonye avuga ko Musonera mu gihe cya jenoside yigaga muri Espanya y'Inyanza n'ibyo akekwaho. Meya we ntabyo yarazi.
niba se yarabizi kuki abo muri protocole babimenye mbere ye cyangwa ari abo muri protocole babaye nk'abigaragambya ofete babahaye misiyo yo gutanga indabo bageze kuwo bakekaho ko yaba yarahari yaragize uruhare muri jenoside bararumwima imbaga yose yaraho usibye abo bantu bamwimye ururabo gusa abandi bose bashobora kuba barafite ayo makuru barayahisha icyo ni kimwe icya kabiri umwaka ushize Nyanza hafashwemo abantu bari barakwepye ubutabera barenga 20 harimo umwo basanze mu mwobo hari n'abandi basanze mu murenge wa Nyagisozi ahahoze ari Gikongoro ibyo ntago byatanga amanota kuri meya kumva ko hari abantu bakatiwe na Gacaca bakaba bakiri mu karere ayoboye yaba meya n'izindi nzego ariko byose zitukwamo nkuru ni meya ako gashaka kugaruka ariko kakazamurwa n'iki na Rusi ibyo byose byari kwihanganirwa 26 ngira ngo muri iriya mirenge y'icyahoze ari Gikongoro mu bafashwe harimo wahoze ari burugumestre witwa Mutabaruka burugumestre ngira ngo wa Rukondo uyu Mutabaruka turaza kumugarukaho mu bijyanye n'uruganda rw'amata nawo Mutabaruka bana ya iki kiganiro bana Mutabaruka akaba yari inshuti nkuko Rusi na Ntazinda ari inshuti tubyumve gutyo ubushuti Ntazinda afitanye na Rusi Mutabaruka yari abufitanye n'umudamu ukomeye mu nzego wabaye na vice presidente wayoboye za PSF akaba muri za njyanama bikomeye cyane iyo mibanire kuba Ntazinda yarazi iyo mibanire kandi uwo muntu nawe avugwa muri dosiye kuko ubudeja baramutwaye uwo Mutabaruka abantu bose bari baza ayo makuru bakuriwe na Ntazinda ntabwo baranywana inka ikirego simvuze ko ari icyaha baranywana kunywana inka ikirego ni nko kuvuga ngo wikoreye keso k'ipfumu abantu 26 bamaze imyaka irenga 20 bari mu karere bidegembya aho bafatiwe ntago bivuze ngo umuntu wese wari bafite w'amakuru aragira ashobora kuba yagira ashobora kuba yabigayirwa ndagenda akoresha amagambo yoroheje nuvuga ngo turaza kukigaruka tugeze ku by'amata aha ejo bundi mwabonye Eliyezeri ni itegeka aza hano kuri KOP avuga ikibazo cya Otoyekora byose zitukwamo nkuru ni meya hari koperative yitwa niba ari Kopanya nayo bivuga ko iri gukora nabi kubera hari abayobozi bayivangamo cyangwa iha amaturo ibyo ni Nyanza bibazwa meya hari inkubiri kuva no mwaka utangiye muri Nyanza havuzwe kesi zo gufata ku ngufu zirenga 5 mu mezi 3 kandi zose bikarangira ari ibicupuri tageti ari ukugira ngo abantu batakaze imirimo bivuge mo Gaspari wa Espanya harimo Sezirahiga w'umuganga Inyanza ariko we nimbere yano mezi harimo witwa Iberi ngira ngo wa Ntyazo harimo kazi renge 5 society imeze ityo ihimbira n'ibyaha kazi igera muri 5 mu kwezi kumwe nanakibajije Rigo advisor w'akarere ka Nyanza umudamu gutya twarahuye ndavuga nti bira bintu biri kubi wanyu biragaragaza ko mufite society mbi by the way ejo narabivuze mu kiganiro kuri ACV7 Nyanza ikurikirana na Rusizi n'est-ce pas ni ya gatatu turutse inyuma kubera iki ibi byose bakora bateze barirwa bahimba ibyaha barirwa barya za ruswa ndabyerekana ntawe nitirira ntuza ariko ibyo bintu bituma abantu badakora
niba ari kese 5 mu kwezi z'abantu bahimba viole Gaspari abantu benshi barambwiye narabikurikiranye barambwira bati tageti ni ukugira ngo umuntu atakaze umurimo no kumusiga icyasha iyo biri ko mu karere ka uri meya rero ukanabyumva ntugire icyo ukora mu nama mu nteko y'abaturage ntubabwire uti mugabanye ibintu by'amatiku ngo nawe ubishyigiye nimo nderekana ngo igiteranyo cyose cya byose cyo kuba Ntazinda yarafashwe mu gitondo inama imukura ikaba nimugoroba no kuba atari mu maboko ye ibyo byose twageze mu mikorere voilà Ntazinda ku ngoma ye muribuka umuntu witwa Landry manza yari ashinzwe ICT cyangwa yari aguma icyabaye nuko mu karere ka Nyanza hari umuntu watsinze ikizamini 100% atarigeze agera muri sare ikizamini cyabereye Musanze we yibereye Nyanza akarere nakande akanazinda hashize iminsi mike yabarekuwe abarimo division manager abarimo ES w'akarere abarimo abakozi nka 3 cyangwa 5 barekuwe vuba iyo ibyo biri mu karere zitukwamo nkuru cyane ko bajya cyane nk'iyo abantu nk'abakurikiranwe wowe meya utarabivuze mbere kandi ubibona kuko DM ni umuntu wa hafi ya meya cyo ni kimwe ejo bundi tujya kwa karere Nyamiyaga ikibazo cy'umuhanda kira ntabwo ari ikibazo gikomeye kuri meya narabivuze obusiyo zigera muri 3 gutanga umuhanda bitwaye iki uyiha umuturage wawe kwatari wari bujyane mu mahanga umuhanda utwaye iki uwo munsi twagomba kubonana na meya nagomba kubimubaza ariko uriya muhanda kugira ngo kuba inzu ya karere yagera mu muhanda bitwaye iki meya tunutwa bira rero nibigenda bituma abantu bafungura bacana amatoroshi yabo bafata ariko Nyanza bite niba havuguzwamo abantu bakekwaho ibyaha bihisha imyaka 100 niba havugwamo inyerezwa ry'amafaranga ngiye kujya ku cyamata niba havugwamo guhimba ibyaha bya viole ngo abantu batakaza akazi niba havugwamo akagambane ka protocole bakima ururabo DPC niba tugende uwo tante niwe Mutabaruka bivuga ko bari bafitanye ubushuti bunoze nk'ubwa Rusi na Ntazinda none bagahuzwa n'iki Mutabaruka yakoraga muri koperative uyu mudamu witwa tante wabaga muri PSF nubasigaye afite ibindi bintu ayobora bikomeye afite uruganda rwitwa Zirakamwa ikavana amata muri koperative yitwa Rurangazi ya Nyagisozi iyi Rurangazi ya Nyagisozi akaba ariyo yakoragamo Mutabaruka iyi Rurangazi igakoregita amata mu baturage biraza bite rero amakuru dukura ku bantu babaye muri kara gace cyane nanjye nakagezemo ndabyibuka muri corona Nyagisozi bambutse ikiraro cya Mwogo kitaruzura ndabyibuka abahari batubwira ko iyi Rurangazi iyi koperative ya Rurangazi ya Nyagisozi yakore mu kwezi yagemuraga litiro ibihumbi 62 ariko bakicara bababwira ngo harimo ikibazo kimwe igiciro bagahimba ibiciro niba bavuze 250 bakabwira abaturage 230 ubwo 20 kuri litiro aragiye barangiza bati kimwe cya kabiri cyapfuye amata yapfuye ntuyasubije abaturage ngo bajye bayibogorere cyangwa bayahe hari n'abayaha amatungo cyangwa se bakayagurisha make bakayahombya cyangwa bakayaha abacunda uradekarara ngo 50% byapfuye ubwo ni litiro 31 Uzirakamwe ikadekarara ko amata yapfuye ikabwira koperative nayo ikabwira iki aborozi icyitso complicité yo muri koperative ni Mutabaruka
Mutabaruka akora muri koperative Rurangazi ariko akaba ya tante nyiriki nyiri zirakamwa. Amakuru akagera muri koperative bakagenda bagahinjarika abaturage bati kimwe cya kabiri cyapfuye litiro 31,000 mu kwezi. Ntibayabasubije kuko amata yapfuye wakaba yasubiza nyirayo. Ibisobanuro bamwe bati atinda kugera ku ruganda, atinda mu nzira, abandi bati dufite monofaze, meya gashakira trifaze, ariko biranga bibi by'ubusa. Ugasanga umuturage ni uhomba kandi nta ruhare yagize mu gupfa kw'amata. Niba yatinze mu nzira ntabwo ari umuturage, yatinze ni hagati ya koperative n'uruganda, umuturage akabihomberamo, ariko yabaga atapfuye kuko ntabwo babere. Ubundi koperative yiza kuba ivugira aborozi yagomba kugera ku ruganda ikavuga ngo mutwereke ayapfuye, tuyajyane duhamagara abaturage, ushaka kuza kuyafata azayafate, utayafata rero buri wese bakamuha litiro nk'izo yari yagemuye. Ubundi niko byakagenze imyaka irenga 2 badashobora kwerekana ngo bayabogoye hehe. Ibyo bimaze kumenyekana, inzego zaragiye zijyayo kumva icyo kibazo, zarimo inzego iz'umutekano, zirimo guverineri Mureshyankwano, zirimo vice meya Kajyambere, zirimo division manager na wa wundi nyiri zirakama tante. Iri zina ngo utari mwitaga mwara bipfaga. Uyu tante afite uruganda nirwo rwiwe abaturage, araje nawaje muri visite gukemura ikibazo. Ubwo kubera ko yari yambaye impuzu nyinshi, yari PSF akaba na vice president wa Njyanama, babyumva. Ubwo izo mpuzu ebyiri nizo zatumyaza, ariko ubundi ntiyagomba kuza nk'umuntu ari we abaturage bari kurikaramaho, ari we wabarenganyije, azana na delegation. Ubwo be yaraho twabaze dusanga mu myaka 2 buri kwezi ufata litiro 31,000 zigura litiro imwe amafaranga 230 ku kwezi, ukabara amezi imyaka 2 n'amezi 24, twasanze ari miliyoni 171 n'ibihumbi 120 bariye muri iyi myaka 2. Meya raho simvuze ko arimo ariko zitukwamo nkuru. Ayo mafaranga bikavugwa ko urumva habaga harimo uwo yaribwaga n'uri muri koperative, akaribwa na nyiri uruganda, ariko bakagira n'ubareberera mu rwego rw'akarere, niba atari meya ni vice meya. Byanze bikunze ntabwo ibyo bintu byawe imyaka 2 akarere kayoboka, kandi ubwo n'abaturage baravugaga kandi gavana yaragiye muri icyo kibazo. Gavana se yagurutswa n'ubusa, gavana ntagenda wenyine by the way, gavana agenda areka arewe miliyoni 171 abantu 3 cyangwa 4 mu myaka 2. Ibyo niba byarakomeje ntazinda ari meya, yabigiramo uruhare atabigiramo uruhare ni ubibazwa. Tujye mu bijyanye n'ibirombe biri muri za Nyagisozi. Nyagisozi ni icyahoze ari commune, ngira ngo niba ni igice cya Kinyamakara na Rukondo. Harimo amashyamba menshi n'amabuye y'agaciro, cyane cyane koruta. Hakabamo abacukuzi bemewe, harimo witwa nibari wari dadi ibintu nk'ibyo. Harimo abacukuzi bemewe ariko hakabamo n'abatemewe. Ibyo bikavugwa ko abatemewe haba hari umuntu mu karere ubari inyuma bakuriwe na Ntazinda. Harimo umupasiteri witwa Venza, ntabyo yari afite, arakomeza aracukura. Hajyayo umukozi w'akarere Gustave, n'ubundi birakomeza. Aho ngaho ubwo turavuga muri Nyagisozi, mu kagari ka Gahunga, ibintu birakomeza. Aha naho iyo ugezeyo barakubwira ngo uyu pasiteri Vincent ni wa Ntazinda, kandi abaye ataruwe aba yaramuhagaritse bigakunda. Tujye mu by'imyaka sasa, ubwo ngira ngo ni nkaho ari byo biri mu byanyuma. Muri ka gace k'amayaga twagiyemo
here imyaka myinshi pe, ariko ntibibuza ko bagira inzara. Na Karere yarabitubwiye ngo aba n'imyumbati yitwa Dorcas bareza bakeza imodoka zikaza izivuye i Kigali zivuye i Cyangugu zikabimara nyuma y'ukwezi umwe rubaye ugasanga nta muturage ufite n'ikiro cy'ibishyimbo. Kugira ngo icyo kintu bahangane nacyo rero bashyizeho gahunda yo kuvuga ngo dushyire gahunda, batanga fomu y'uburyo abaturage bagomba kujya bagurisha imyaka naho bagomba kuyigurisha kandi bakagera niyo bisigira. Babahangana n'abamamyi baturukaga iyo nyine iyo za Cyangugu na za Kigali, basigira umuntu umwe bashyiraho gahunda abantu bagomba gukurikiza, abatwara ibishyimbo, abatwara ibigori, abatwara imyumbati n'umuceri. Hanyuma bamaze gutanga ayo mabwiriza mu karere kose, haza uwitwa Ndayisaba Jean Claude alias Gisimba. Uwe akomeza atangira gupakira nta cyangombwa. Imodoka ze zigera gufatwa amakamyo 2 afatirwa ngira ngo muri Muyira cyangwa muri Ntyazo. Amaze gufatwa wa undi nakubwiye ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi ngira ngo uyu Nzungize Gustave ahamagara wafashe izo modoka avuga ati ariko wa muntu we uri muzima, izo modoka uzari izonde use Gisimba yigize Gisimba wakwitonze. Arazibererekera ziragenda. Uyu Gisimba uvugwa mu musaruro wa Nyanza bavuga ko afite n'uruganda rw'umuceri, ku buryo wa muceri wera mu bishanga bya Ntyazo no kuza hano za Busoro ubundi wakaba ujya ku ruganda rwa Gikonko, ariko uradeviya ukaza ku Gasoro no kuri Arete. Ku Gasoro rero niho Gisimba afite. Aha wabyumvise. Gisimba akagira umukwe ari we wari advisor wa Meya Nazinde Erasme. Uyu mukwe wa Gisimba advisor wa Meya nyuma ngo yaje kuba na gitifu w'umurenge aramugabira. Niko yagabiye umukwe cyangwa yamukoreye neza, ariko bivuze ko sebukwe gitifu na Meya ni inshuti ya sebukwe wa gitifu. Kandi ubwo bushuti nta bushuti muri business. Ubushuti muri business ni ugupasura. Abantu bajye batwumva muri dossier ya Bamporiki na Norbert harimo ikintu cy'ipasu. Nese ntazindi ubundi bushuti yagirana na Gisimba bwaba ari ubwiki. Nuko amakamyo 2 arafashwe ku Karere barahamagaye bati wa muntu ushatse wakwitonda iyoroshye, ariyoroshya araberereka imodoka ziragenda. Hanyuma ibi ngibi hari n'ahantu byagiye bitangwa mu nyandiko, ari ikimyaka, ari icy'amabuye, amabuye y'agaciro, ari na za Kanyanga. Hari naho byageze hari umudipisi voilà ngana ku musozo. Hari umudipisi ugeze kuba witwaga Mberabagabo. Umanza ngo bashobora kuba barahamukuye cyangwa baramuhagaritse. Ahagarikwa habaye hari ibibazo, igeze ari kesi imwe yabaye y'imodoka zari zipakiye imbaho zivuye muri ya mashyamba nakubwiye yo muri Nyagisozi haba amashyamba menshi na ntuza n'amabuye, ariko imbaho zarabajwe mu mashyamba ya leta. None ikamyo ijya kuyapakira, kandi hari amabwiriza yo kuvuga ngo imodoka ipakiye igomba kugira icyangombwa iki n'iki, kavuga naho ivuye gupakira. Imodoka irafatwa, ifashwe igeze kuri DPU irapakurura, imodoka iragenda ntiyahanwa. Aho bizi kandi imodoka ipakiye bitemewe bavuga ngo iki nayicibwa amande.
hari nubwo bayifunga yahise igenda. Haciye iminsi ibiri na bya bindi yaripakiye birabura. Ngira ngo icyo nicyo cyakoze kuri uwo mugabo, kuri uwo mu DPC uwo mbera abagabo, kuko kuba iyo modoka yagiye ntihagaragazwa amande yaciwe, noneho n'ibyo yaripakiye nibyo bikabura. ubwo byabaye ikibazo. So rero urumva ibyo bintu byose ni ubwo ni bikeya mvuze kuri manda ya Ntazinda. Nubwo yakoze neza, yaramaze imyaka 9 yaragerageje, ariko pratikoma ibyo ni byaranze akarere, bikarangira muri ACV kagiye ku mwanya wa 3 uvuye inyuma. Kandi iyi myaka yose buri hari uturere na ejo navuze muri statistique twagize amanota meza cyangwa mabi, ariko ari manda ari manda y'abameya benshi. Ariko kuri Ntazinda iyi ACV yagize Nyanza iya 3 24 ni ya 4. Habanza Nyamagabe, hagurukiraho Gisagara, hagurukiraho Rusizi, hagurukiraho Nyanza. Uturutse inyuma n'aba mbere uturutse inyuma. Ntazinda ACV ya 2017 n'iya 2020 n'iya 2024 zose niwe. Ntabwo ari bya bindi uvuga ngo aya manota ngo yakorewe na kanaka. Tuvuze nka Nyamagabe yabaye ya mbere, nubwo niyo mungeri Ilde Brande asa n'ubyirengera, amakosa y'abamubanjirije ntiyakagombye. Amanota Nyamagabe ifite ntabwo yose ari ayo kubwa niyo mungeri, harimo n'ay'abamubanjirije. Buri munsi perezida mubaza uruganda rw'ingano, umuhungu agatangira yakabaye abakere, nko kwikorera umurambo w'impyisi. Urabazwa uruganda ntuzi waruriye, ntuzi warupanze wabifa. Ariko Ntazinda we ntabwo iyi nkongore yamurenga, kubera ko iyo myaka yose 3 zose zakozwe ari uyobora Nyanza. Nta uyu murambo w'impyisi nta wundi wawuhekesha. Hari n'utundi nagiye mvuga byose niwe. Hanyuma rero ibindi bisanzwe rwose, hari n'utundi tuvugwa mu karere, indani mu karere bakavugamo ibintu bijyanye n'imibanire hagati y'abakozi. Nakunze kujya mbivuga, hari yo ngira ngo hari igihe ngo yigeze kuba Ntazinda yigeze gukoranya abakozi ababwira ko bagomba gukontribuwa bakishyurira umwana w'umwe mu bakozi akajya kwivuza hanze, nta wundi yigeze abikorera. Byatumye abantu bakeka ibindi, kuko uwo mukozi nawe ni nka murumuna wa Rusi. Uwo mukozi ufite umwana wasabirwaga kujya kuvuzwa mu Buhinde yaje no kuzamuka mu ntera. Ntabwo mvuze ko yazamuwe kuko si Ntazinda wamuzamuye. Yarazamuwe. None abakozi bakaba bati se ni kubera iki umwana wa kanaka ari usabirwa inkunga nta wundi barabikorera? Ako nako nakana. Abantu baravuga akarere ni kagari karimo abantu benshi. Niba ari imirenge 15, abagitifu 15 b'imirenge, ugashyiraho abutugari, ugashyiraho abakozi b'akarere, staff y'akarere bazi ubwenge. Ahubwo abantu bagakeka ngo uwo mwana wasabirwaga inkunga yo kujya kwivuza ngo nawe yaba afitanye isano na Ntazinda. Ibyo ni ibivugwa. Utuntu tujyanye n'imibanire ntabwo ari bibi. Iburi ikibi ni amatiku yo kugambanirana, ariko burya ibindi nta birenze. Hari byinshi bivugwa muri kariya karere. So rero Ntazinda
mu karere dore kabaye aka kane uturutse inyuma ubukene ariko gafite kakabaye gatunze habanje kubamo ikintu ni akarere gateye nabi dukunda kubivuga gafite ibice gakora ku maperefegitura 3 na superefegitura imwe gafite igice cyari cya Gitarama komine Kigoma na Ntongwe zari za Gitarama ubu ziri muri Nyanza ariko ubu nta n'agace ka Murama mu gace ka Murama na Masango Manza agace kamwe kari kuri Ruhango kakagira igice cyahoze ari Gikongoro kirimo imiyo mirenge ya Nyagisozi mu cyahoze ari Kinyamakara na Rukondo kakagira igice cyahoze kiri muri Butare ubwo ni Muyira na Ntyazo hanyuma hakaba rero na superefegitura ya Nyabisindu hariya mu mujyi rwagati guhuza iyo mitwe bura no kugira n'ubuyobozi bwaho bicara bashaka guhuza ibyo kuko haba ikibazo cyane ari umumeya ibivugwa ku gihe cya Abdallah igihe cya Abdallah yari umunyamujyi sibyo ni umunyamujyi ngira ngo ise upfuye vuba ahangaha bavuga ko yanakinnye muri Reyo abo ni abanyamujyi Abdallah yari umunyamujyi noneho abo muri twa duce nkubwira abo ku gice cyahoze ari Gitarama abo ku gice cyahoze ari Butare abamayaga n'abandi nabo bakaba bashaka ngo bibone abavuga ngo Nyanza y'ibumoso Nyanza y'iburyo gutyo insida yabaye ku gihe cya Abdallah nuko hari minisitiri Minaroke yagomba gusura akarere bikabera mu murenge umuntu wari warapatanye iby'amasuku n'ibi by'amahema intebe tusa yari umunyamayaga yari umunyamayaga udashaka ko umunyamujyi Abdallah agira amanota abantu mubyibuke rwose icyo gihe Minaroke yayoborwaga n'umuntu nari buvuga izina ariko umanza asigaye ari ambasaderi ariko ni benshi ni ambasaderi muri Afurika kuko abantu bayoboye Minaroke baba ambasaderi ni benshi we ni ambasaderi muri Afurika noneho wa muntu ushinzwe amahema n'intebe azi gahunda aho kugira ngo ategure ya mahema la veille minisitiri agomba kuhagera saa 4 za mu gitondo ntiyarara biteguye ku kibuga atangira gupakira amahema mu gitondo minisitiri agera ku karere intebe zitaraterwa abahungu bakiri din umuntu aragenda abwira ati kandi ibi bintu biragukoraho nuko yagize amahirwe rero agacengera bakabyoroshya ariko byari byakozwe exprès amahema yari hafi aho intebe zari hafi aho kandi kurara uteye ihema niyo wasigaho umuzamu nta nwaryiba we n'intebe ukazitera mu gitondo ariko uwo yabikoze kugira ngo ahime donc meya hatakarize erega hari muri Busoro hari dukunda kujya muri uriya murenge niho byabaye n'uwo muntu nyiri gutera amahema nawe n'uwo muri ako gace donc ako kantu k'agahimano Ntazindi yagize amahirwe nikamubaho ariko habaye ibindi bintu byinshi yagendaga arebera abantu ibyo bintu by'ubucuti nk'ubwe na Rusi harimo n'abandi bantu bagendaga babukereye hagati yabo ku buryo urumva Ntazinda Rusi Mutabaruka Tante hari n'undi we data we so urumva rero wa muntu nyiri wa mwana bakoreye contribution Isengo yari burugumestre havugwa byinshi Isengo yari burugumestre na musaza we Ngumanza
yarakoze jenoside no ahubwo no ashobora manza ngo yaratwaraga imodoka mu gihe cya jenoside akaza bakamwivuna. Ni ibintu birebire rero bakunzi ba KOP mwihangane pe nabatindiye iyi ni dosiye ndende tuzanongera ndanabizi ko ntazinda niba murekura tuzakomeza dupange nidura tuzaganira ibindi yambwira ibyo yabayemo twagira gute yambwira ibyo navuze bitari byo yampa ibisobanuro bihagije ku byo navuze yambwira ati ibintu ukabivuge yambwira tuzavuga ibi I'm ready kuko nubundi bamukuyeho banamufunze twari dusanganwe gahunda nari narabibabwiye nige ngimuyira nari narabibabwiye anamba magara buriya banana nashyizeho da nuko ntari kuri kamera ambwira ati excuse nagiye mu kingo ntituri bubonane ati kiretse nuva Nyamiyaga ukagaruka Nyanza kandi bwari bwije urabizi tugomba guca Bugesera mu gahanda gashyashya none nagiye tutavuganye ariko aho azazira abyumve ntacyo dupfa nta birenze nta nibirenze buriya partnership ya KOP nukuba iyo tukuganiriye utwegera ntuzi ukanga by the way ibyo byo hano nibihamo iyo uje utwegera rero uhinduka umwunganizi tukumvikana umujyo tujyanamo ibiganiro ukatwunganira ukatubwira iki ngiki mwakivuze nabi iri zina mwararigoretse uyu murenge suyu uwari burugumesire suwa muyira uwo muhungu we ngo bamumanitse mu giti ntabwo ari byo uwo mukobwa we ibivugwa sibyo ibintu nk'ibyo donc aho azabonekera ndizera ko atazatinda cyane ntabwo ari ibintu ashobora kubazwa bishobora kuba civile cyangwa administratif ibiri penale ntabyo ndi gukeka cyane ni responsabilité administrative kurebera ikibi gikorwa ibyo birashoboka ibyo yabibazwa icya kabiri nanone imibanire ye n'umuryango ku rwego ubundi ntabwo umukoresha yakabaye yinjira mu buzima privé bw'umuryango w'umukozi ariko ku muyobozi agomba kuba intangarugero kandi ntabwo umwana wa meya ariwe wakabaye azana amakayi acitse yambaye imyenda icitse ari ukererwa ariwe wayura saa 3 yaje atari y'umugati ibyo byose bigomba kubagarukaho bayobozi nkunda gutanga urugero hari ikigo nigishijeho hano muri Kigali kigagaho abana bari abumuyobozi w'umujyi ikigo kirimo abana saa 6 ntibaryaga imagine kuba abana baje muri Rava yambaye plaque za leta ihora y'ifuru tank umushoferi adashobora gukererwa ariko batishyura iposho nta nubwo cyari ikibazo cy'uko amafaranga bayabuze c'est parce que wenda nabo ababyeyi bari nk'uku kwa Ntazinda n'umudamu we badahura ngo bahurize hamwe bumve ngo ikibazo kimeze gite abo bana saa 6 twarabasohoraga ntabwo baryaga ntabwo twakangagwa ngo nabo umuyobozi babiri ntabwo twakangagwa nabo umuyobozi icyo gihe bwo nari ntaratangira kuvuga ubundi ariko numvaga bimbya ni gute uha abana imodoka ibatwara ku kazi ntubahe ibyo bararya saa 6 ubaha imodoka ijya ibatwara ku ishuri ntubahe ibyo bari burye saa 6 so bivuze ngo ibyo ntibyakabaye ku muyobozi ibyo rero ariko ibyo ntabwo biri penale ni responsabilité familiale ariko akaba n'umuyobozi code de conduite y'umuyobozi yakabaye agomba kuba intangarugero niko bimeze nyine ibintu donc hari ibyo abandi bantu twemerewe kuba twakwikora ariko umuyobozi atemerewe so Ntazinda Imana ikorohereze aho uri hose bishobotse twanagusura kandi umunsi bakurekuye tuzaza kukwakira uraca mu rw'abagabo hari indi ngingo numvise ngo yarafite inama ngo yarafite voyage mu mpera z'uku kwezi yego yarafite voyage mu mpera z'uku kwezi bamwe bagakeka ngo ari kugendera rimwe ariko je ne pense pas ariko bashobora kugenda bagatera imetero bagasanga wenda itariki ari kugenderaho wenda na Rusi yari yakatishije bari bugendere rimwe kandi
Rusi atagiye mu nama ubu byari kuba nuza. Rusi yabaye akasamutwe banampaye nimero z'umugabo we w'isezerano ariko ndabyihoreye naba ndi kumusonga. So ni byinshi dosiye Ntazinda n'ingari ariko twizere ntabwo nari nzi ko byavamo no gufungwa ariko kunyagwa byo narabikekaga pe. Guhera kiragiye nuko yagize pare ukomeye guhera kiragiye cy'ururabo nuko yagize pare ukomeye kandi nibi byose byatinze kubera ko afite pare ukomeye ugeraho ntabibone muri cadre y'ubuyobozi akanabigarura muri cadre ya famille. Niyo mpamvu iminsi yagiye yicuma naho bonde wapi kabisa. Mwakoze cyane rero abanyamayaga uri bukakorera atwereka kwa bana yanjye we tuzabona ni karizere ko tuzabona naho uzabonera umwanya gahunda twari dufitanye izakomeza kandi rwose wihangane inzira uri gucamo ni y'abagabo bose ubyumve n'ibyakubayeho byaba ku bagabo benshi ariko si bose akishyamba kararibwa ariko ntabwo ariko mu ruhame ntabwo ari kujya muri jaride ngo mwambonye ngo ndi kurya gakwavuga ishyamba ashwi iriya ni dega nta n'ahandi nzakora icyegeranyo nshaka abandi bantu baba barakoze iriya kosa ni bake biriya ni ibintu icya kabiri amarangamutima y'umugore uri mu rugo akabona mu mashusho ku mateleviziyo ibaze gukora kiriya kintu ahantu abantu bose ntuzi ko babaye abanyamakuru se bose bafite amatelefone amafoto mu minota 5 ifoto iba yageze muri 4 kundi monde ugakora iyo dega ubizi ko umudamu wawe w'isezerano arayibona ubizi ko abana ari bakuru barayibona aya biriya mbese wa mugani wa Ntuza wa Joseph yavuze ngo hahandi ngo babwanika muri Tanzania niba ari ngiye panda niba ari siribuka uko yahise buriya bwo burakaze urumva rero Rusi yajaje ubu nawe sinzi uko ari kubifata Rusi ngo burya ngo hari naho yigeze gukora ikiganiro kwa Sabe ngo avuga ku ntungu umugabo ngo yamuhohoteraga ngo noneho bamaze gutandukana ngo yubaka inzu ya miliyoni 800 ariko icyo kiganiro ngo cyavuyeho hari andi makuru menshi agenda aza kuri Rusi ntago ngiye mbihamya kuko mba ntabyikurikiraniye ariko icyo kuba ngo yaragiye yarabwirwaga umugabo ko yiga muri Ines bajyeho bagasanga nta nimero matricule hagira nabajije abakoze ikiganiro babaze se ko mutatubwira iyo myaka 4 yayimaze iyo myaka 4 yitirira kwiga muri Ines yayimaze ari ubwo wasanga yarafite yundi abyumva bakongera bakavuga ngo yageze mu karere ka Nyanza ngo yigira umukozi w'inzego mushinzwe kurwanya ihohoterwa ibyarigira none mukanya mbonye ifoto ye kuri Twitter ya Oswakimu yifotoje mu birango by'igihugu mu biro bya meya iriya ntebe manza na vice meya atemeye kuyicaramo ariko Rusi ati yifotoje bya byose Oswakimu ndamwizera ntago yakwirakwiza ibihuha bira bintu wasanga byarabaye urumva sataraje arakasa mutwe nese mu yandi magambo nizimbye mu magambo dusoza ikiganiro ibi amakosa yose bino byose mvuze uko bingana muri Nyanza no mu tundi turere biraba Ntazinda yari yarayihanganiwe kuri ibi byose kuko nta karere bitabamo dore ni Rusi umukururiye